twongere tubasuhuze nk'uko mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Turabashimiye kandi muri ab'igiciro, mutwereka cyane cyane ko mudukunda kandi ko mudukurikiye, yaba abaturuka ku migabane y'isi itandukanye. Mwese turabashimiye. wowe wakanze subscribe turagushimiye kandi uri uw'igiciro. Ntabwo dutinda cyane amakuru y'uyu munsi, reka tujye mu ikipe ya Rayon Sports. Ni ikipe irimo ivugwamo ibintu byinshi, iri kipe irimo amakuru menshi cyane. Nyuma yo gutsikira ku mukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro cyangwa se igatsindwa na polisi kuri penalty, kandi bigaragara koko Rayon Sports yarushijwe. Ibi ngibi abayobozi bayo barabirebaga cyane, maze bikora mu mizi, baratanamuka bazamuka mu birere bajya mu bicu, bareba hirya no hino, bareba irwota amasimbi, bakuzanirayo intwaro karundura. Ibi nibyo tugiye kureba, tuganire cyane muri aya makuru. Ariko wowe uri hirya no hino, ni ngombwa ngo dusangire ibitekerezo. Wowe uri hirya no hino turagusaba kugira ngo ukomeze ukurikire inkuru yacu kugira ngo utagucika. Ndabakushuje kandi ndabakunda, njyewe nk'uko bisanzwe iri Defense Habimana Rwanda, ndabakunda. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Nta gahunda uragira koko. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwemeje ko bwaguze abakinnyi bane barimo abanyamahanga babiri n'umunyarwanda Biramahire Abedi wakinaga muri Mozambique. Ibi byose bibaye nyuma yo gutsindwa ku mukino wa kimwe cya kabiri ikina na polisi. Iyi ni ikipe yayitsindiye kuri penalty, ariko nanone bigaragara ko iyi kipe yarushije cyane ikipe ya Rayon Sports. Abakunzi bayo bakomeje kubireba, babona koko ikipe yabo ifite ikibazo nyuma yo kubona imikino myinshi ibitego byararumbye, kandi nibibonetse bikaza ari kuri mana mfasha. Ibi byatumye abayobozi bareberera iyi kipe bashakisha uko bashoboye kose, maze bazana abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda mu buryo bwo kugira ngo bubake iyi kipe ibashe gutsinda ibitego byinshi, yewe kugira ngo ibashe gutitiza amakipe, dore ko agenda yitega imito bikarangira iwuguyemo. Mu gihe yasoje imikino ibanza iyoboye urutonde rwa shampiyona, Rayon Sports ikomeje kwiyubaka igamije kongera mu gice cy'ubusatirizi kugira ngo bakomeze kongera umubare w'ibitego iyi kipe itsinda, ariko kandi hanaboneke abandi bakinnyi bazajya bakorera mu ngata forunganye. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu busatirizi, Gikundiro ibicishije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko yaguze abakinnyi barimo Abdalio Jallo ukomoka muri Guinea Bissau, Biramahire Abedi wakinaga muri Mozambique, Suleiman Defu ukomoka muri Mali, n'umunyakameroni Asanana, mu rwego rwo kongera imbaraga mu bijyanye n'ubusatirizi ndetse no hagati mu kibuga. Ikindi kandi amakuru ava muri iyi kipe hagati yakomeje kugenda akwirakwizwa mu mbuga nkoranyambaga hirya no hino, nuko idashaka gukomeza gutunga abakinnyi badakoreshwa cyangwa se badakina, aho iyi kipe yafashe umwanzuro wo gutiza Ganijuru Eri muri Vision FC. Iyi ni ikipe ifite amakuru menshi, ariko ni ikipe igamije kwiyubaka. Ni ikipe y'abakunzi benshi, abenshi bayita ikipe y'Imana. Bajya bavuga ngo yewe na nyina wa Yesu iyi kipe yarayifanaga, dore yuko mu mabara agaragaramo hano ku isi akenshi higanjemo ubururu n'umweru. Iyi ni ikipe ivuga ko ifite abafana benshi mu Rwanda, kandi koko niko biri. Ni ikipe ikunzwe cyane, ni ikipe ifanwa n'abantu benshi, ni ikipe yabayeho kuva kera, ni ikipe ifite abakunzi mu Rwanda ndetse no hanze. Ariko noneho ngo yafashe umwanzuro wo gushaka abakinnyi bakomeye kandi bafite imbaraga, bafite n'ubushobozi bwo guhangana, kugira ngo ibashe kwereka ko abakunzi bayo burya nayo iticaye ubusa, kandi ishimishwa no kubona abakunzi bayo bayiri inyuma.
Mu yandi makuru reka tunyarukira hano mu Rwanda, noneho ngo abarangiza kugororwa bagiye kujya bataha bashakiwe akazi. Ibi ni ibyagiye bishimisha abagororwa hirya no hino, yewe bari mu bigo ngororamuco, kuko ibi byabatangaje, dore yuko batangiye kuvuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda atari ubuyobozi gusa, ahubwo ari ubuyobozi bwaturutse ku Mana, nyuma yuko bakoze amakosa ndetse n'amafuti bakayahanirwa, ariko bo bagatwarwa kugororwa kandi bakigishwa n'imirimo ku buntu nta mafaranga baciwe. Dore ko bavuga yuko ibi byabakoze ku mutima, bamwe baraturika bararira bamaje kubona yuko burya umutima w'umubyeyi uhora ari umutima mwiza. Izi ngamba zatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Koloneli Ruhunga, ubwo baganiraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'Ubugenzacyaha bwa muntu y'umwaka 2023-2024 n'abadepite bagize Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya Jenoside, ku cyo bateganya ku bantu bavanwa mu bigo ngororamuco bakongera bagasubirayo. Koloneli Jean Ruhunga yasobanuye ko abasubirayo ari ababa batarahindutse, basubira mu muryango nyarwanda bakongera kugaragaraho imyitwarire mibi ibangamiye sosiyete. Ati buriya abongera gufatwa ni ababa batarahindutse ndetse banagera mu miryango yabo ndetse no mu baturanyi ntibakirwe neza, bagakomeza kubabona mu shusho no mu isura bahoze bafite. Izo nazo asanga zaba imbogamizi zituma umuntu ashobora kongera kwisanga mu bikorwa bitajyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda. Koloneli Ruhunga asanga kuba bazajya barangiza bagahabwa imirimo yo gukora ari ikintu kizakemura ikibazo cy'abongera kwisanga mu bikorwa bisuzuguritse cyane, bityo bigatuma benshi basubirayo ako kanya bakize aho baturutse. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Fred Mufuruke asobanurira abadepite ingamba nshya bafitiye abagororwa. Iwawa yavuze ko nyuma yo kwigishwa imyuga banahabwa ibikoresho bijyanye n'umwuga bize kugira ngo babone ibyo bageraho igihe basubiye mu buzima busanzwe. Avuga ko higeze gufatwa gahunda ko uzajya asubira mu bikorwa bibangamiye sosiyete inshuro irenze imwe, aho usubizwa Iwawa azajya ajyanwa mu butabera, ariko basanga uburyo bwiza ari ukubagorora bakongera bakubaka umuryango nyarwanda. Abadepite bashimiye iyi gahunda yo gushyira imbaraga nyinshi mu kubonera icyo bakora nyuma yo kugororwa, kuko nabyo biri mu byabafasha kutongera kwisanga mu bikorwa bibajyana Iwawa. Impamvu hatekerejwe ubu buryo ni uko hari aho byatanze umusaruro borowe Iwawa bagahinduka ndetse bakibumbira mu makoperative. Ubu abagorowe mu bigo ngororamuco bazwi ku izina ry'imboni, uvuga ngo bibumbiye muri koperative 27 zitandukanye mu gihugu, bamaze guterwa inkunga ingana na miliyoni 311 n'amafaranga 647 n'amafaranga 100 na Polisi y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Umutekano. Aba bahamya ko guhinduka bishoboka igihe wagendeye mu murongo mwiza wahawe n'ubuyobozi ndetse ukiyemeza kudasubira mu biyobyabwenge no mu bujura n'ubusinzi, nk'uko Munyankuru Ramazan uhagarariye koperative y'ababaji mu mujyi wa Kigali abivuga. Ati twitwaga abajura, abanyarumogi, none turi imboni z'impinduka, twiteje imbere kandi ntituzongera gusubira inyuma.
ngayo nguko amakuru twari tubafitiye ku munsi wa none. Turabashimiye wowe wabashe kubana natwe muri aya makuru, turagushimiye. Utarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo gukanda subscribe kugira ngo ukomeze uha ibiganiro byacu, ndetse nawe wakanze subscribe uri uw'igiciro. Turabashimiye, andi makuru n'akagaruka. Ciao kandi turabakunda. Hasta la vista.